Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye. Nk'uko mubimenyereye, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda kigamije gusobanurira abantu akamaro k'umutungo kamere n'uburyo wabungwabungwa mu rwego rwo gufata neza umutungo kamere u Rwanda rufite, haba umutungo kamere w'amazi, ubutaka ndetse n'uw'amashyamba. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kivuga ko uyu munsi mu Rwanda kuri buri kilometero kare kimwe haba hatuye abantu 459. Uyu ni umubare munini w'abaturage ku buso buto, ku buryo u Rwanda ruri mu bihugu bifite ubucucike bwinshi bw'abaturage mu bihugu byose byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu guhangana n'iki kibazo, leta y'u Rwanda isaba abatunze ubutaka mu Rwanda kubusaranganya n'abandi, ku buryo buri muturarwanda abona aho ahinga, kandi abafite ubutaka bashishikarizwa kubukoresha neza kugira ngo bubyare umusaruro uhagije nubwo ari buke. Mu kiganiro umutungo kamere mu Rwanda cya none, turi mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu mu murenge wa Mudende. Muri uyu murenge, ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa 5 mu mwaka wa 2016, ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda bufatanije n'akarere ka Rubavu bahaye ibyangombwa by'ubutaka imiryango 68 igizwe n'abantu bahawe hegitari 20 z'ubutaka n'umuturage wari ufite hegitari 50. Iri saranganya ry'ubutaka ryakozwe n'ikigo gishinzwe umutungo kamere ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, ryabayeho nyuma y'uruzinduko umukuru w'igihugu aherutse kugirira muri aka karere mu murenge wa Mudende, maze abahatuye bamubaza iki kibazo cyari kimaze imyaka 22 nyuma y'uko leta y'u Rwanda yari yaratuje mu butaka bw'uwitwa Matayongirira iyi miryango 68 yari yarahungutse. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, Dr. Emmanuel Nkurunziza. Araza kutugaragariza inzira binyuramo ndetse n'icyo bisaba kugira ngo habeho isaranganya ry'ubutaka mu baturage. Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, Madame Uwampayizina Marie Grace, uhamagarira imiryango 68 yahawe ubutaka kubukoresha neza no kububyaza umusaruro, cyane ko ibyangombwa byabwo bahawe bifite agaciro k'amafaranga. Turaza kwakira kandi abaturage bo mu murenge wa Mudende bashimira umukuru w'igihugu, ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bagize uruhare mu kubaha ubutaka baturaho n'ubwo bahinga mu gihe ntabwo bagiraga. Iyi ncamake turayibaramburira mu kanya muri iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Tugiye kukibagezaho ndi Ismael Mwanafunzi. Kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira, leta y'u Rwanda yashyizeho politike yo gusaranganya ubutaka mu banyarwanda, cyane ko hari umubare munini w'abari barahunze kera bari bakeneye aho batura mu gihugu cyabo. Ni muri iyi gahunda mu mwaka w'1994 leta yatuje imiryango 68 y'abari bahungutse bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butaka bwa Matayongirira buherereye mu kagari ka Mirindi mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu. Mu gihe cyo gupima no gutanga ibyangombwa by'ubutaka, haba iyi miryango yatujwe muri ubu butaka, haba na nyirabwo ari wo muryango wa Ngirira Matayo wari uhagarariwe na murumuna wa Ngirira, Bwana Michel Hategekimana, nta numwe wahawe icyangombwa cy'ubutaka kuko bwari buri mu makimbirane. Ubwo umukuru w'igihugu yasuraga uyu murenge mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka wa 2016, umuryango wa Ngirira Matayo wamubajije iki kibazo, maze umukuru w'igihugu asaba ko ubuyobozi bw'akarere n'ubw'ikigo gishinzwe umutungo kamere bakemura iki kibazo binyuze mu isaranganya ryumvikanweho, maze buri wese agahabwa icyangombwa cy'ubutaka. Iyi niyo mpamvu Bwana Hategekimana Michel uhagarariye umuryango wa Ngirira Matayo yemeye gutanga hegitari 20 z'ubutaka muri hegitari 50 umuryango we wari ufite zatujwemo aba baturage. Bwana Michel Hategekimana avuga ko iki kibazo yari amaranye igihe n'abaturanyi be cyakemutse uko yabyifuzaga. Kugira ngo bavandimwe ndetse ngubu nakwita abaturanyi, twari tumaze imyaka myinshi dufitanye ikibazo kijyanye n'irasambu ya mukuru wanjye, ariko bitaratewe namwe, byaratewe
n'abayobozi bari babahaye isambu ngo bihinge kandi isambu yari ifite nyirayo mu buryo bwo kubahiriza gahunda za leta. Ndagira ngo ibyo leta yansabye gukora narabikoze. Mubonye icya hegitari musaranganije, nanjye nsigaranye umurimo wanjye. Ndagira ngo nshimire dukwiye ku mutima mu izina ry'umuryango mpagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nashikirije ikibazo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 4, akanyakira nk'umubyeyi, ikibazo akaba yiteguye nk'umubyeyi. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda buvuga ko kuba uyu munsi u Rwanda rufite ubucucike bw'abantu barenga 450 kuri buri kilometero kare bidashatse kuvuga ko hari abanyarwanda bagomba kubura aho batura cyangwa aho bahinga, kuko habayeho gusaranganya ubutaka bwabyarira umusaruro buri wese. Igikorwa cyo gusaranganya ubutaka cyakozwe n'aba baturage batuye mu murenge wa Mudende cyashimwe cyane n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere. Icyo twahereho cya mbere ni ukugira ngo tubashime, ari mwebwe, ari famiye yangirira, turagira ngo tubashime kuko uburyo mwakemuye iki kibazo ni wo mutima dusaba abanyarwanda bose kugira ngo turusheho kubaka igihugu cyacu. Igihugu cyacu hatabayemo kumvikana, hatabayemo kwigomwa, ntabwo twagira icyo tugeraho. Kugira ngo muze amateka y'igihugu aho bamwe bavuga ko cyuzuye hari abatabona aho batura, kugira ngo ibyo twabivuyemo. Turi aho twumva yuko igihugu cyacu uko kingana kose, ubutaka uko bungana, tugomba kubusangira tukabusaranganya n'umutungo wose dufite nk'abanyarwanda. Ntawe ufite uburenganzira busumba ubw'undi munyarwanda mu gihugu cye. Murabyumva neza? Ni ngombwa rero kugira ngo tubyumve, tunabyigishe n'abana bacu, bumve yuko ari gatoya uko kangana, tuzagasangira katubesheho. Ahubwo icyo dusabwa ni ukugira ngo dushakishe uburyo kariya gatoya katubesheho neza twese, atari ukuvuga yuko wakiharira undi ukamuta inyuma y'igihugu. Turumvikana? Ure ni umutima twashimye, kandi tubasaba yuko nubwo mugiye kuhatura no kuhakoresha mukomeza kuko uzatugeza ku byiza byinshi. Iki gihugu igitoya buri hejuru, ariko nizera yuko dufite imitima mizima cyadutunga tukabaho neza, ndetse tugafasha n'abandi, kuko hari ibihugu muzi binini bifite ubutaka bwinshi ariko bidafite icyo bibamarira. Igikuru rero ni ukugira ngo tubemo neza kandi dufatane. Kuba mu karere ka Rubavu mu murenge wa Mudende hari hakiri ikibazo cy'ubutaka kimaze imyaka irenga 20, ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko byari bibangamye. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, Madame Wampayizina Marie Grace, avuga ko impande zose zirebwa n'iki kibazo zishimiye ikemurwa ryacyo, ari nayo mpamvu abahawe ubutaka bakwiye kububyaza umusaruro kuko ibyangombwa bahawe bifite agaciro k'amafaranga. Ubuyobozi turishimye, umuturage wari waratanze icyo kibazo ari we Hategekimana Michel uhagarariye umuryango wangirira Matayo, nawe arishimye kuko ahawe ibyo yasabaga, byari uburenganzira bwe, ndetse na babandi nabo basaranganyije ahasigaye nabo barishimye kubera ko uyu munsi noneho ubutaka batunze babutunze ku buryo bwemewe n'amategeko kuko babuherewe n'ibyangombwa by'ubwo butaka. Ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka, icyo nabwira abaturage ni ukubukoresha neza bakabubyaza umusaruro, ariko nk'aba ngaba noneho by'umwihariko bahawe ibyangombwa by'ubutaka, hari ubundi burenganzira budasanzwe bahawe, ubundi bari basanzwe babufite ariko badashobora kugera nko muri banki ngo bahabwe inguzanyo yo kubateza imbere. Mwa butaka bwabo rero mu kububyaza umusaruro bashobora kwegera n'ibigo by'imari bakabutangaho ingwate, bakabaha inguzanyo ishobora kubateza imbere mu buzima busanzwe, ndetse no muri rusange imiryango yabo bakayiteza imbere. Ibi ni byo aba baturage biyemeje, cyane ko bari bamaze igihe bavuga ko ubu butaka batabubyaza umusaruro uko bikwiye, bitewe n'uko bari babufite mu buryo bw'agateganyo. Bo ubutaka bwacu tugiye kubukoresha neza dukurikije gahunda ya leta, ndetse tubigiriyemo amahirwe kuko kuva muri iyo myaka 20 ishize n'ibiri nta wari ufite uburenganzira bwo kuba yasaba n'inguzanyo muri banki. Ubwo rero bugiye kuduteza imbere mu buryo dufite uburenganzira bukaba bwaduhesha inguzanyo
tukajya tubona n'uburyo bwo gukemura ibibazo dufite bitworoheye. Hagati yacu Hategekimana Michel ari uhagarariye nyine iyo sambu ya mukuru we nyakwigenderangirira, nta bindi bibazo bindi bisigaye hagati yacu na Michel Hategekimana. Nari nkutunze ariko atari uwanjye, nta burenganzira nimufitiye, sinakagombye kufatamo credit kuri banki, sinakagombye kugira n'ibindi bikoresho runaka nawukoreramo bindi, nahingaga kurya gusa ariko nta bindi bikorwa nabikoreramo. Sinahubatse inzu, sinakahaye uwo ngiye kuhaha, sinanahagurishije, ariko ubu mfite uburenganzira, mbonye uburenganzira bw'uko arahanje kuhakorera ibikorwa bitagira uwo bibangamiye, bifite icyo bimarira binteza imbere. Nta waburengerera, nta n'uwabukoreramo ibikorwa tifuza tutemeranijeho kuko ari ubwanjye. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'inzego akorana nazo kuva ku mukuru w'umudugudu kugera ku rwego rwe. Inzego zose ndazishima kuko zikemura ikibazo zitarebye amarangamutima, zikorera mu kuri gukwiye, buri wese akumva binyuze muri we bimushimishije. Nkaba mbishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika umurongo aha abayobora. Ndashimira ubwa mbere Imana yadufashe cyane mu myaka turangije muri iki kibazo, imyaka 22. Ngashimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twajyaga hose baratwakiraga n'umutima mwiza n'ubwuzu bwinshi, ntibigeze kudusubiza inyuma. Ibyihozo ndashimira Perezida Paul Kagame u Rwanda rwacu, twamwifuje igihe kirekire yuko yaza akadukemura ikibazo. Imana yadufasha, araza, ageze iwacu Mudende, ikibazo arikemura ku buryo budasubirwaho. Uyu munsi mbonye icyemezo cy'ubutaka bwanjye, iki ndakibonye na madame wanjye Namjeriade, turishimye cyane. Ikinejeje nuko n'umwana nari nsigaranye wa bucura ngiye kumubonera uburyo bwo kumushakira amafaranga yo gukomeza ishuri. Ubu ngubu ngiye kubukoresha neza nkabubyaza umusaruro, niringiye ko ari ubutaka bwanjye bw'iteka ryose, kandi nkaba mfite uburenganzira bwo kujya kuri banki nkafata amafaranga nkayakoresha icyo nshaka, nzi yuko nzishyura. Ntimuzabugurisha? Ntabwo nzabugurisha ubutaka bwanjye, oya, ntabwo nzabugurisha. Nzabutunga ninsaza abana banjye babusigaremo n'abuzukuruza, kuko ari ubwacu bw'iteka ryose. Mfite icyo ndega abana, bumva baboneye umurage, ariko ubundi ntabwo nari bafite umurage, kuko nahoraga mvuga ngo bazabunkuramo banyirukane. None ubu mboneye abana banjye umurage, nzabaraga ndamutse nshaje. Usibye ko ubuyobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu buhamagarira abaturage kutiringira ko ubutaka ari wo murage w'ibanze ugomba kuragwa abana babo, biturutse ku kuba ingano y'ubutaka itajyanye n'ubwiyongere bw'abaturage. Abatunze ubutaka rero bahamagarirwa kubukoresha mu gushaka indi mibereho y'igihe kirambye, nko kubwifashisha mu kubona inguzanyo mu mabanki, cyangwa bakabubyaza umusaruro utuma barihira abana babo amashuri, akazaba umurage ku bana, aho kwiringira kuzabaraga ubutaka nabo bazaraga abana babo n'abuzukuru babo, kuko uko ubutaka bugabanijwe buhita bugabanya umusaruro bwatangaga. Nshuti bakunzi mwadukurikiye muri iki kiganiro, reka iki uyu munsi tugisubikira mbibutsa ko iki ari ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Ushobora kandi kudusura ku rubuga rwacu rwa interinete wa#RNRA.rwa. Njye wabagezaga iki kiganiro ndi Ismael mwanafunzi. Mugire ibihe byiza. Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire,
imikoreshereze yawo